Dorere erega by'igikundiro k'abavandimwe baturana bahuje. Bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi atembera akamanukira mu bwanwa. N'iby'igikundiro k'abavandimwe baturana bahuje niko umunyazaburi yanditse muri Zaburi y'133 guhera ku murongo waho wa mbere. Mana, ujye uha abavandimwe guhuza, kandi ujye ubareba bagirirana imbabazi, bagirirana amahoro. Uri kumwe na Marike nk'uko bisanzwe. Ndagusuhuje wowe aho uherereye hose. Ubuzima bwose waba urimo, Imana muri kumwe. Imana yavuze yuko izabana nawe n'ubu muri kumwe. Aho waba uri hose umva yuko uri kumwe n'Imana, kandi ikigero cyose waba urimo yumvishe kuri kumwe n'Imana. Imana ikomeze gushyigikire. Reka dusenge. Twongeye guha icyubahiro Nyagasani Mwami Imana, izina ryawe ryera rihabwe icyubahiro. Waturemye mu ishusho yawe, waturemye udukunze urukundo rutangaje udutandukanya n'ibindi biremwa byose waremye. Urwo rukundo wakunze umuntu nirwo rwatumye ufata umukungugu ukawubumbabumba, ukamukura mu bintu by'ubusabusa, warangiza ukamushyiramo umwuka, umuntu agahinduka umuntu muzima kuko afite umwuka n'ubugingo. Mwami Imana, uduhe kurinda ubugingo bwacu kugira ngo tutazabura ubugingo buhoraho. Ubwo bugingo waduhumekeyemo, ubwo bugingo buri muri twebwe, uduhe kubusigasira kugira ngo tuzarye ku giti cy'ubugingo. Adamu akimara gucumura, wamubujije kongera kurya ku giti cy'ubugingo, waramwirukanye. Ariko kandi tubona ko ku musozo w'uru rugendo, ubwo tuzaba turi muri Kanani yo mu ijuru, tuzarya ku giti cy'ubugingo. Ng'iby'amaso atigeze kubona, iby'ugutwi kutigeze kumva, ng'ibyo nibyo wabikiye abagukunda. Icyampa Mwami Imana tukagukunda, icyampa tukakwiyegurira, icyampa tukaba wawe by'iteka ryose. Mwami Imana, ibyaha byacu nibyo bidutandukanya nawe. Twakoze nabi, ntabwo twagendeye mu mategeko yawe n'amateka yawe. Ni koko twaracumuye dukora nabi, ariko Mwami Imana tuje kwikubita imbere y'ibirenge byawe kugira ngo tubabarire. Gukiranirwa kwacu ni kwinshi, ariko Mwami Imana uturebana amaso y'imbabazi, kandi udukure mu isayo twasayemo. Mwami Imana, ibyaha byacu biraturemereye, ariko ntabwo twifuza kugumiza kuba mu cyaha, ahubwo twisunza amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Ntama w'Imana, kugira ngo atwezeho gukiranirwa kose. Uyu munsi Mwami Imana, kugira ngo gukiranuka kwa Kristo kuba ariko kutugaragaraho, urupfu umunyabyaha yagombaga gupfa rwapfuye Yesu Kristo. Urwo rukundo rutangaje n'ubu aracyarutureherezaho, aduhamagara ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, ngo kuko ndumugwa neza kandi noroheje, namwe muzabona uburuhukiro mu mutima yanyu. Ubwo buruhukiro uduhe kubwakira, uduhe kwemera kugira ngo turuhurwe, kandi ubwo buruhukiro bubonerwa muri Yesu Kristo. Uduhe kwakira ubwo buruhukiro kugira ngo tubushikamemo. Mwami Imana, ukimara kutweza ndetse no kutuboneza, tujye imbere yawe kugira ngo tugusabe kandi dutinyutse. Mbere ya byose sinabura kukwereka abantu bafite ibibazo,
ubuzima, iyo umuntu adafite ubuzima aba ahangayitse. Abantu bagowe n'uyu mubiri, kandi uyu mubiri utuma abantu dutandukana nawe. Ndakwinginze cyane ngo Mwami Imana, abantu bafite ibibazo by'ubuzima, abantu bafite ibibazo bitandukanye, barwaye bari kwa muganga hari imbabare, kwa muganga hari abantu benshi bakeneye ihumure, kwa muganga hari abantu benshi bababariyeyo, hari n'abandi baboreye mu rugo kubera ko babuze ubushobozi bujya kwa muganga, hari n'abandi bakeneye Mwami Imana ibintu byo kugira ngo babeho, hari abandi Mwami Imana barwaye indwara zidashobora gukira kandi babana nazo. Abo ngabo nabo bihebeshejwe nazo. Hari n'abandi basezerewe kwa muganga bari mu rugo bategereje, ariko ikiruta byose amazina yabo yandikwe mu bitabo byo mu ijuru, bona nubwo basinzira muri iyi si bazabe babikiwe ikamba ry'ubugingo ritangirika. Kandi Mwami, natwe tuvuga ko turi bazima, nta buzima dufite, ahubwo uduhe kugira ngo tukwiyegurire, bityo nubwo twasinzira tuzakangukane nawe. Ushobora gutinda ariko urupfu ntirwatinda. Mwami Imana, uduhe kujya twiyuzuza nawe igihe cyose twiyeze nawe, igihe cyose tuzi imbere yawe. Nkimara kukwereka abarwayi, reka nkwereke imiryango dukomokamo, reka nkwereke umuryango muri iki gihe Satani yarawibasiye cyane. Mwami, nsabiye umuryango kugira ngo imiryango yongere ibane neza. Uha umugabo n'umugore kugira ngo bagirane umushyikirano, uha umugabo n'umugore kugira ngo bagirane ubwumvikane, kandi umugabo n'umugore nibumvikana abana bazaba amahoro. Mwami Imana, abana muri iyi minsi barahangayitse, abana babayeho ubuzima batari bakwiriye kubamo kubera ingaruka z'ababyeyi babo. Mwami Imana, abana babayeho bahangayitse, abana babayeho ubuzima batahisemo, ariko Mwami ni wowe uhumuriza iyo miryango imeze gutyo. Nubwo bimeze bityo, ndabasabira cyane ngo bongere biyuzuze nawe, ariko kandi ngo ntabwo ureba uwateje amakimbirane, ahubwo ureba wita cyane kuwateye intambwe akemura ayo makimbirane. Ndinginze cyane ngo buri wese arebe ku ruhande rwe, bityo atere intambwe yo gukemura amakimbirane afite mu muryango we. Mwami, ntabwo nabura kukwereka itorero ryawe. Itorero ryawe rirageramiwe muri iki gihe gisa nk'iki. Satani araricura bupfuni na buhoro, Satani ararigera imyambi, Satani igihe cyose ararigabaho ibitero. Ariko Mwami Imana, tubona yuko ngo itorero ryawe uririnda nk'urinda imboni y'ijisho rye. Ubwo rero urinze itorero ryawe, ndarikweretse Mwami Imana muri iki gihe ngo ukomeze kurihagararaho, ukomeze Mwami Imana gukomeza, kandi urisukire Mwuka Wera Muziranenge kugira ngo ribashe gukora umurimo rifite imbaraga. Wibutse ababwiriza, wibutse abapasitoro, wibutse buri wese ufite buri mwize kugera no kumwizera wo hasi. Twese tumenye ko nta uruta undi mu gakiza, ahubwo twese dusabirane kandi dufatanye umurunga, tuzagerane mu bwami bwo mu ijuru. Mwami Imana, tukiri aha ngaha, ntabwo nabura kukwereka itorero ryacu rifite abayobozi bashya. Mbashyize mu biganza byawe kugira ngo uzabakoreshe umurimo, kandi uzatume igigomba kuvugwa cyose kivugwa. Kandi Mwami Imana Nyiringabo, icyo waduhaye kugira ngo tukigaburire isi, uduhe kugira ngo tugisohoze Mwami. Ubutumwa bwiza ukureho inkomyi yose yatuma budatambuka, ahubwo butambuka ni mu mbaraga ikomeye. Mwami, nkweretse muri iki gihe hari abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye, abantu benshi barahangayitse, abantu benshi barahangayitse kugeza n'ubwo umuntu afata icyemezo cyo kwivutsa ubuzima, kandi iko kwivutsa ubuzima ntabwo ashobora kubona ubugingo buhoraho. Ariko Mwami, abababaye
ndabakuretse kugira ngo ubahumurize. Niwe muhumuriza mwiza. Hari abantu benshi uyu munsi babuza ababo. Mbashyize mu biganza byawe kugira ngo ubomore. Mbashyize mu biganza byawe kugira ngo Mwami Imana bitegure. Niba uwasinziriye yari yariteguye ntabwo tubizi, ariko icyo tuzi abantu basigaranye agahinda. Icyampa ngo abo bantu babuza ababo bakomezwe n'imbaraga yawe kandi bitegure, kuko natwe turi abagenzi. Ntabwo tuzi niba tuzanyura mu rupfu cyangwa uzasanga turi bazima, ariko icyo tugomba kwitegura ni uko turi abagenzi, turi abashyitsi n'abimukira muri iyi si. Mwami, tegura imitima y'ubwoko bwawe, kandi mu gihe baba batekereza ku muntu wabakuwemo, barushaho gutekereza uko ugiye kugaruka kandi uzaza kujyana abawe. Nabo bisuzume barebe uruhande bakwiriye guhagararamo. Mwami, nkweretse n'abantu bafite ubukwe bategura ubukwe. Ubukwe ni ikintu gikomeye cyane kandi ni ikintu gisaba n'ubushobozi. Nshyize mu biganza byawe abana bawe bategura ubukwe kugira ngo ubashe kubaho uburyo bwose bwo gukora ubukwe. Nkweretse n'abasore batarafata icyemezo babuze amahitamo ngo bari bo bahitiramo. Bagendere ku nama watanze, bityo bahitemo neza. Nkweretse Mwami Imana n'abandi bantu, abakobwa. Muri iyi minsi abakobwa barageraniwe kubera ko bo barakira kandi bakenewe gushungura kugira ngo bamenye ibyo bakira byose ko atari ukuri. Mwami Imana, ubaha ubwenge bwo kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Kandi igihe umuntu yakoraga icyaha amaze kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, ahubwo ubahe kugira ngo babashe kwigira ku birenge byawe. Dore ko waduhaye inama, niba umuntu ashaka uwo bazubakana urugo, nimba yasengaga rimwe agomba gusenga kabiri, nimba yasengaga kabiri agomba gusenga inshuro enye, agomba gukuba kabiri inshuro yasengaga. Mwami, hari abakobwa benshi barinze ubukobwa bwabo, baririnze, ntabwo begeze biyonona ngo bisanishe n'iyi si. Abo ngabo, hari n'abasore benshi birinze, ariko Mwami, abo ngabo nubwo ari mbarwa, abawe bariho. Reka rero ubahe abafasha babakwiriye. Reka ubahe amahitamo mazima, kandi amahitamo mazima ni amahitamo ajyanye n'ijambo ry'Imana. Reka bashyire mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuga. Mwami, nkweretse abana bari mu mashuri, nkweretse abari kwiga kaminuza. Abo bose ubasange kugira ngo ubashe kubafungurira intekerezo. Abantu biga kaminuza inshuro nyinshi kubera filozofi, birangira baguhakanye, birangira berekanye yuko utaremye, birangira berekanye ubucurabwenge, bakaba ari byo bagenderaho. Mwami Imana, uturinde kugira ngo twoye kugwa ikinya, ahubwo turebere mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Kandi uturinde kujya ku ruhande rubi, ahubwo tujye mu ruhande rwiza. Mwami, mbese ntabwo nabura kukwereka abashoferi batwara imbaga nyamwinshi, abashoferi baba batwaye ubuzima bw'abantu benshi. Abashoferi ujye ubaha kwirinda ndetse no kurinda abo batwaye. Ubarinde kurangara, ahubwo bagezeyo abantaye amahoro. Satani igihe cyose ategera mu mpanuka, ategera ahantu hose kugira ngo abantu bapfe batihanye. Mwami, icyampa abantu bakajya bamenya yuko igihe cyose abashoferi batwaye ubuzima bw'abantu, bityo bakigengesera mu gihe batwaye ubuzima bw'abantu. Mwami, ubarinde ibitotsi, ubarinde ikintu cyose cyatuma ubwenge bwabo butandukira ngo bakore ibidakorwa, bityo baroha ubuzima bwa benshi mu kaga. Nkweretse abana bo mu muhanda, iteka abana barambabaza, ariko Mwami, ntacyo mfite nabakorera, ariko mbashyize mu biganza byawe kuko ari wowe ufite byose byo kubakorera. Aba bana bo ku muhanda ni abana babayeho ubuzima n'ubuzima bubi. Nkweretse n'abandi bantu
mwami Imana babona ibyo kurya mu buryo bugoranye, hari n'abatabibona, ariko abo bose urabazi kandi ubabeshaho. Niyo mpamvu uyu munsi umuntu ashobora kurya ibintu byo mu kimoteri akabaho, abaho n'aba ariko abaho, umurindira muri ubwo buzima, uhabwa icyubahiro, umuha abasirikare bo kugira ngo bahangane n'ibyo ngibyo. Hakaba hari n'umuntu unywa amazi adatetse akamugiraho ingaruka, ariko mwami abantu bose ukabarindira mu mwanya barimo. Urwo rukundo dukunda ntirugira akagero, kubona uturinda nubwo tutayibona ngo tugushimire, ariko mwami kuba tugereje n'uyu munsi duhumeka umwuka w'abazima nishimwe tugushimira. Aba bana ubiteho, ubarebana amaso y'imbabazi, ibyo bakora ntabwo ari ahubwo n'ubuzima bibatera. Nkweretse n'abana b'abakobwa bahisemo umwuga mubi, bahisemo umwuga nk'uwa Rahabu, ariko nk'uko warokoye Rahabu bahisemo umwuga w'uburaya, nk'uko warokoye Rahabu uba ari kurokora n'aba bana b'abakobwa mwami Imana bashiriye aha hantu. Hari n'abagabo batagira umutima nabo, bata abagore babo mu buriri, abenshi bakababwira yuko bahinduye akazi cyangwa bagiye ku kazi. Abo mwami nabo ndabakweretse kugira ngo ufate mpira imitima yabo, bityo bagarure mu rugo iwabo, bityo bave muri izo nzira mbi. Mwami nta mahoro aba mu nzira zabuzanijwe ntayo. Abantu benshi bashakira amahoro ahatari, kandi amahoro nyayo aboneka iwawe. Aba bana ukomeze kubabungabunga, ukomeze kubungabunga n'abangaba mwami Imana bahisemo umwuga utari umwuga, ahubwo bitewe n'ingaruka z'ubuzima twabayemo cyangwa se twakuriyemo. Hari igihe umuntu abona nta yandi mahitamo, ariko ubahe amahitamo mazima, amahitamo yo kuguhitamo. Ubakure muri iyi sayo basayiyemo, ubakure muri uyu muryo barimo bajyamo. Hari n'abandi bishwe n'ibiyobyabwenge, hari n'abandi nabo bitoje kunywa ibiyobyabwenge bitewe na sosiyete babamo, bitewe n'abo bagendana. Mwami umwana wawe wese naho utamukura, niba wararokoye abo warokoye benshi, wagiye ubakura aho ngaho ukabakurayo. N'uyu munsi wa none ubashe kurokora abana bo mu muhanda, ubashe kurokora abari mu biyobyabwenge, kandi ubashe kurokora mwami abo Satani atwaza igitugu, bityo baze mu munezero wawe. Kukwakira no kugira umunezero usumbyeho, ntabwo ari umunezero w'uko umuntu afite ibintu ibimusaze, ahubwo ni umunezero yuko yakwakiriye kandi uri kumwe nawe aba mahoro. Reka ayo mahoro ijuru ritanga abane natwe, ayo mahoro ijuru ryamanukiye, ayo mahoro ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Uduhe gusaba kandi uduhe no gukingura imitima yacu kugira ngo Yesu Kristo yinjiremo. Ngaho rero mwami Imana abo ntagejejeho nsabira, abo ngabo bose urabareba, ntabwo nabura kukwereka abaganga bakora amanywa n'ijoro kugira ngo batabare ubuzima bwacu Satani arimo ashaka kujyana. Abo ngabo bakongera bagasana. Ntabwo nabura kukwereka mwami Imana ababyeyi babyara, ababyeyi nabo barababara cyane, ariko mwami urabatabara, uhabwa icyubahiro. Ntabwo nabura kukwereka abantu batwitangira amanywa n'ijoro, baturindiye umutekano aho bari, aho ngaho mwami Imana hari abari mu ishyamba, hari abari hagati mu gihugu, hari n'abandi bari ku mupaka. Abo bose batwitangiye kugira ngo baturinde. Nta kintu na kimwe twebwe tubaha mwami Imana, ntacyo twabona twabaha. Uyu munsi wambwira ngo nishyure umuzamu ndinda kugira ngo mwishyure byonyine ubwabyo bya mbere ikibazo, ariko bo baratwitangira, baturindana n'ibyacu byose, ndetse bakihangana, bagata imiryango yabo, bagasiga imiryango yabo bakagenda. Ariko mwami ukomeze kubakomeza kandi ukomeze kubaha ubutwari.
nkweretse abashinzwe umutekano wo mu muhanda, nabo batuma ubuzima bwa benshi butajya mu kaga, kubera ko bahora bashaka icyarinda ubuzima bwa benshi buba bugenda mu binyabiziga. Abo nabo ujya ukomeza kubagura. Ntabwo nabura mu nzego zose uko zikurikirana bose ukomeze kubaha ubwenge bwo kugira ngo babashe kutugezaho bikwiriye kutugeraho. Mwami rero, amahoro utanga kandi atagira impinduka akomeze kuba mu mitima y'abakwiyegurira, kandi Mwami Imana ugushatse arakubona. Buri wese urugero gushaka akubone, nicyo musabira nanjye nisabira kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amina. Ntabwo nasoza ntakubwiye ngo Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo agucungure. Imana n'uyu munsi wa none iracyagukunda, kandi Imana igufitiye umugambi. Mbese uracyibuka yuko Imana igufiteho umugambi? Mbese aho ngaho ntujya wirengagiza ukajyaho ukarira? Mbese ko tubona igihe Rusi igihe yari ari kumwe Nahome yajyanaga n'abakazana be. Nahome bavuye mu gihugu cy'Ubuyuda berekeza i Mowabu, kandi bari bahunze inzara, ariko bagezeyo ibyo bari biteze si byo byabaye. Ariko kandi hari umuntu wanambye kuri Nahome. Mana, nk'uko Rusi yanambye kuri Nahome, tuye kugira ngo natwe tukunambeho. Mwami Mana, nk'uko uyu munsi wa none ijuru ryose ryarekuye Yesu Kristo kugira ngo aducungure, ijuru ryose rikarekura umwana waryo kugira ngo aducungure, kandi ijuru ryavuze yuko rizohereza Mwuka Wera mu minsi iheruka. Uwo Mwuka Wera agere kuri buri mutima wose, kandi Mwuka Wera abashe kumwemeza iby'icyaha, kandi Mwuka Wera atuma uyu muntu yihana, kandi Mwuka Wera akayihayiho kose yumva akeneyemo Imana, abona Imana. Uyu munsi ndashaka yuko umuntu abonana n'Imana. Uyu munsi ndashaka yuko umuntu atangira gusabana n'Imana. Ntabwo bisaba kwikebagura, ntabwo bisaba kujya gukora ingendo runaka, ntabwo bisaba kujya ahantu runaka, ntabwo bigusaba kujya mu butayu, ntabwo bigusaba gusiga urugo, ahubwo biragusaba kwemera gusa. Ntabwo bigusaba kuba uri bufate ingendo, ntabwo bigusaba kuba uri bukora ibintu bihambaye, biragusaba we kwemera gusa. Ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya. Icyo dusabwa ni ukwemera, kandi tukemera uwo wadupfiriye. Mbese wakwifuza kumusanga? Uramutse ufite ikibazo cyangwa se inyunganizi, uramutse wumva ushaka amasengesho y'umwihariko, wazajya unyandikira kugira ngo tujye tubana, njye nkuzirikana mu masengesho kandi nanjye unzirikane. Nshuti, ntabwo uyu munsi wa none Imana irashaka yuko duterana umwete. Reka rero duterane umwete, kandi dukomeze kujya mbere, dukomeze kwiyegurira Imana. Imana iragushaka kugira ngo uyikorere umurimo uheruka muri iki gihe. Imana irashaka gukorana n'umutima wiyeguriye Imana, kandi Imana ni wowe ishaka, ni njye wishaka. Reka rero Imana nidushaka itubone, kandi Imana igukoreshe, kandi uyu munsi wa none Mwuka Muziranenge akumanukire, akweze, Mwuka Muziranenge abashe gukoraho ntabashije kugeza, kandi ijuru ryose rikumanukire, ijuru rigusanganira aho uri, ijuru wumve yuko uri kumwe naryo, ijuru ryisize ubusa
n'uyu munsi wa none ijuru riracyisiga ubusa ku bwawe ku bwanjye. Ijuru ryarakumanukiye, ijuru ryaramanukiye. Mbese wakwemera kwakira iri juru ryamanutse ku bwanjye? Mbese wakwemera kwakira iyi mpano yamanutse ku bwanjye ku bwawe? Reka iyi mpano yamanutse ibe iyanjye, ibe n'iyawe, mu izina rya Yesu. Amina.